Inkuru yabayeho mu mwaka w'2000 The Good bahaye ikaze. Byatangiriye muri gari ya moshi yari iri kunyura mu butayu. Ubwo gari ya moshi yari irimo umugabo unaniwe cyane, yananiwe ari kugenda arya ubuvumbu bw'imigati yari afite. Ubwo yakomezaga kugenda muri iyo gari ya moshi, imbere yari hicaye umugore ufite umwana ari kugenda amuhoza uwo mwana ashaka kurira. Mbega nabo ubona bisa nkaho bananiwe cyane. Uyu mugabo dutangiranye batubwira yitwaga Virgile. Nyuma y'urugendo rurerure yaje kugera kuri station aho station ihagarara, avamo. Gusa mbere yo kuvamo yasigiye wa mugore wari ufite umwana ari kumuhoza, yamusigiye ya migati yari arimo kurya. Arasohoka, ageze hanze asanga nyine akaduka gahari, aragenda abaza nyiri iduka, aramubaza ati ese nta muntu wigeze ubona? Nuko nyiri iduka arakomeza aramwihorera, yari ari kwirebera televiziyo. Nuko Virgile arongera abaza uwo mucuruzi ati ese ni hehe hano hafi hari ubwiherero? Umugabo nta magambo menshi amutungira urutoki ahaherereye ubwiherero akoresheje ikiganza. Amutungira aho ubwiherero buri inyuma, ariko nta magambo menshi yahamweretse akoresheje ikiganza, arahamutungira. Nuko Virgile aragenda mu bwiherero, agezemo asanga usa nabi, ariko arabyihanganira kuko yari mu butayu, nta bantu benshi, nta ngo nyinshi zari zihatuye, arabyihanganira aramukoresha. Akiri mu bwiherero yumva umuntu hanze. Iryo jwi ry'uwo muntu ryagiraga riti ese ukeneye umuntu wagufasha? Virgile ati yego, nkeneye umuntu wamfasha kugera mu mujyi uri hano hafi. Nyuma yaho uwo muntu yahise yigendera. Virgile arasohoka akaraba mu maso, nyuma yaho hahita haza umuntu aramubwira ati gabanya kwangiza ayo mazi menshi, hano turi mu butayu, kubona amazi biragoye. Nyuma yaho Virgile yahise atwarwa n'umuntu witwaga Kefu, amujyanye mu kagigi kari hafi aho hafi muri ako gace. Nuko nyuma bageze mu nzira, Kefu abwira Virgile ati nyine amubwira amafaranga ari bumwishyure kugira ngo amugeze muri ako gace ashaka ko amujyanamo. Urugendo rwari rugikomeje kandi ari rurerure cyane, nubwo nyine byitwaga ko ari akagigi kari hafi aho, gusa nyine kuko ari wo mujyi wari uri hafi y'ubwo butayu, urugendo ntibyari bivuze ko ari hafi, ahubwo nuko ari wo mujyi wari wegereye ubwo butayu, n'ubundi nabwo yari kure cyane. Gusa Virgile yaratunguwe ubwo uwo mushoferi wari umutwaye yamwakaga amafaranga menshi arenze. Nk'uko urugendo nyine ahantu amafaranga basanzwe bahagendera, uwo mushoferi we yahise amubwira amafaranga arenze. Virgile aratungurwa agwa mu kantu. Nuko kuko nta kundi yari kubigenza, bakomeje urugendo. Gusa bageze mu nzira, Virgile yumvishe ubushyuhe bwinshi n'izuba cyane bitangiye kumutwika, ashaka gucana ahantu haratera akayaga wenda cyangwa se nyine ubukonje mu modoka. Nuko Kefu aramubwira ati kuko uramutse ucanye aho hantu, iyi modoka moteri y'imodoka yahita izima. Nuko urugendo rwarakomeje, bageze imbere barahagarara, bahindura amapine y'imodoka bashyira amande. Barihindukiye barebye hirya babona imbwa ebyiri ziri kurwana. Nuko Virgile mu kanya nk'ako guhumbya ahita agenda abuza za mbwa kurwana, gusa imwe yari igiye gupfa nyine yahise ayica bitunguranye kanya nk'ako guhumbya. Ubwo urugendo rwarakomeje, bamaze guhindura amapine. Urumva urugendo rwari rurerure, ahantu bagenze bakagera n'aho guhindura amapine ntabwo byari byoroshye. Nuko barakomeza, bageze imbere baraparika, burira, baricara, bacana umuriro. Ubwo byari biteganyijwe ko barasubukura urugendo bukeye. Nuko bicaye nijoro, Kefu abaza Virgile ati ese kuki uhisemo kujya hariya muri uriya mujyi? Nuko Virgile aramusubiza ati ngiye gusaba akazi kandi nizeye ko nzakabona. Mu gihe Kefu yumvaga ibyo aramubwira ati nyamara hari ahantu ntabwo ari ahantu heza wakagombye guhitamo kujya. Kefu komeza amubwira ati hariya n'akazi wahabona, ni akazi gasaba ingufu. Gusa Virgile ntabwo yacitse intege, aramubwira ati nako nta kibazo, akazi kose nzabona apfa kuba ari akazi ngomba kugakora. Nuko bukeye urugendo rwarakomeje, noneho Virgile bari gutwara imodoka, Kefu umushoferi ubwo yari aryamye nyine nawe agira ngo afate akanya aruhuke. Nuko mu rugendo bari kugenda, Virgile abona izuba rimeze nabi cyane, ahita acana isi ahantu hafungura akayaga. Nuko mu kanya gatoya cyane imodoka ibirazimye irahagarara. Nuko Kefu atonganyije Virgile amubaza ati kuki wabikoze? Ari kumutonganya aramubwira ati tuyizime. Nuko Virgile asaba Kefu imbabazi, aramubwira ati nyihanganira, ntabwo nari nzi ko biragenda uko. Uko mu gihe bari bahagaze aho, Virgile yaba asa n'utemberaho gatoya, yegera imbere aho yabonaga ibihari bitari by'amabuye. Nuko
guca bugufi ngo arebe, yabonye ikintu gisa na zahabu, ikintu ibuye nyine risa na zahabu, ariko aregera aca bugufi akuraho umucanga ngo arebe, abona ni zahabu nini cyane, akomeza kuvanaho umucanga abona nini cyane, nibwo yahise ahamagara Kefa ati ngwino urebe. Nuko Kefa atumvira ati reka ncaneho umuriro kuri iri buye rya zahabu, nirihindura amabara ntabwo araba ari zahabu ya nyayo, niridahindura amabara araba ari zahabu. Ubwo Kefa yamaraga gucana kuri iyo zahabu ntihindura amabara, bahise babona koko ari iya nyayo, ari original. Bahita biyemeza kuhacukura, bafata ibitiyo barayicukura, basanga ni zahabu nini cyane. Kandi aho mu butayu nta bikoresho bihagije bari bafite, bafashe umugozi bazirika ku modoka, bazirika no kuri iryo buye rya zahabu ngo barebe ko bayikuruza imodoka, wenda nyine imeze nk'ikibuye kinini cyane gisa n'igiteretse aho ngaho, hasa n'ahari icyuho nyine iyo zahabu yari yicayemo. Mu kwagisirira imodoka biranga, umugozi uracika. Ubwo byamaze kwanga ariko bukomeza no kwira, bigeze mu mugoroba Kefa ajya gushaka inkwi zo kuza guca ku bararara bacanye. Nuko Kefa abwira Virgile ati tugomba kurara ducanye umuriro kuko imbwa za hano muri aka gace iyo ari nijoro ziba zikaze, gusa ikintu kizirukana ni umuriro. Nuko ubwo bacanye umuriro burira, batangira kuganira ku butunzi babonye. Kefa yarishimye cyane, arabirangira ahagurutse aranabyina. Nuko Kefa akomeza agira ati gusa ntabwo biri buze koroha, tugomba gushaka ahantu dukura imashini ikaza gucukura iriya zahabu kugira ngo tubone uko tuyikuramo neza. Nuko Kefa abwira Virgile ati niba hari abantu babuzanye nabo muri hano hafi bafite imashini, wagenda ukabareba ubundi tukayicukura tukayibona neza tukayitwara. Nuko Virgile arabyanga aramubwira ati hoya, ati nta bantu mfite tuziranye kuko wowe usanzwe ukorera ingendo hano hafi umenyeranye nabo, ureba ukuntu nyine wabona iyo mashini tukareba ko iriya zahabu twayikura. Nuko birangira bumvikanye ko ubwo Kefa ariwe ugomba kujya gushaka imashini. Nuko bukeye Kefa ahereza Virgile ibyo kurya bihagije, amuha amazi ndetse amuha na telefone bazajya bavuganiraho. Nuko anamuhereza icyuma ati wirinde usigara urinze iyi zahabu, nyine amuhereza icyuma cyo kugira ngo nyine abe yakirwanaho mu gihe yatewe n'icyo ari cyo cyose cyamwataka. Kefa abwira Virgile ati bigomba kuntwara iminsi 3 kugira ngo mbe ngarutse, urumva ugomba kuzakora uko ushoboye ukirinda ntihazagire ikikubaho cyangwa kiba kuri iyi zahabu. Nuko barabyumvikana, Kefa yatse imodoka aragenda. Nuko Virgile yasigaye nyine nk'umuntu urinze zahabu, urinze imari babonye. Arangije afata imyenda yari iri aho, yubakisha akantu kameze nk'akazu nyine nk'akagonyi ko kubamo, arababamo muri iyo minsi. Arangije asuzuma na telefone bamuhaye ko ari nzima, abona irakora, ahita agenda ashaka inkwi zo azajya nyine acana bwije. Zamukuzana inkwi, yasanze Scorpio iri hafi aho, arikanga nyine asa n'uwikanze, gusa Scorpio yaragiye. Nuko Virgile byageze ku mugoroba acana inkwi nyine arota, ateka n'ibyo kurya. Hashize akanya yumva imbwa zirimo kumoka, arangije azirukanisha wa muriro bamubwiye ko ari wo wirukana imbwa za hano kandi ko ziba zikaze cyane zarya n'umuntu. Mu gitondo Virgile yabyutse ananiwe cyane ndetse anashonje, arangije afata amazi yari afite arakaraba ananywa kugira ngo amasaha akomeze yicume. Nuko nyuma yaho ya telefone za gusona, agenda yiruka agiye kuyitabamo, kuhagera asanga yikuyeho. Nuko fone imaze kwikuraho arababara cyane, abatembera hafi aho. Mu gihe yatemberaga yarebye hakurya, abona indege yahaguye kera yashaje yahamanyagurikiye, aragenda ahakora nyine nk'ahantu ho kuba ari muri iyo minsi. Gusa ntibyamworoheye, yabonye ari kure ya zahabu. Arangije yafata icyemezo ahubwo cyo gufata bimwe mu bice by'iyo ndege abijyana ahandi hegereye iyo zahabu, aba ariho Sayori yubaka akazu ko kuba arimo. Nuko Virgile byari bikomeje kumugora cyane, arangije ahita agenda ariryamira. Bwakeye asanga izuba ryamwangije cyane, ryamutwitse mu maso. Nuko bikeye n'agahinda kenshi, aragenda afata ibibuye bisanzwe nyine amanyagura akubitagura ya zahabu. Gusa byaje kurangira ko ikimanyu kinini, batangiye kunezerwa cyane, noneho agasa n'ugaruye icyizere. Nuko agiye kubona fone irasonye, abona ni Kefa umuhamagaye, aramubwira ati ndabona rero bizatinda, bizantwara iminsi irenze iyo nakubwiye, gusa ni ukwihangana, ukomeze wihangane. Nuko
Virgile abwira Kefa ati ya zahabu namanyeho igice kinini cya zahabu. Kefa aramubwira ati komeza wihangane, ndaje nanjye ndi gukora ibishoboka ngo ndebe ko nahagera kare. Nuko burira araryama, nijoro imbwa ziramutera, gusa azirukana akoresheje wa muriro. Nuko ibyo byose birangiye yaragiye anywa amazi. Mu gihe yari ari kunywa amazi yarebye ku ruhande abona inzoka yari ije kumurya, arangije ajya kuyifata agiye kuyica, ya nzoka iramucika. Mu kumucika yarebye inyuma asanga amennye amazi yaramenetse nyine ari kurwana no kwica iyo nzoka. Nuko Virgile yahise asubira kwa cya kidege ajya kuvanaho ibindi bice ngo aze akomeze yubake neza inzu ikomeye. Gusa akihagaze kuri iyo ndege yarebye hirya abona umuntu wari yambaye imyenda ubona ko nawe biteye ubwoba, nk'umusirikare mbega muri make, yambaye nyine inkweto, ibintu nyine ubona ko ari umuntu wambaye bye yikwisha. Nuko aragenda ahita yisha mu ndege. Gusa mu kwisha mu ndege uwo muntu yari yamubonye, aramubwira ati sohokamo n'ubundi nta kibazo, nta mahane. Nuko mu gusohoka muri icyo kidege yasanze wa muntu ari umugore yicara. Umugore aramubaza ati se wa muntu uri gukora iki, wageze hano gute? Virgile asubiza uwo mugore ati njye ntabwo bikureba, byorere, niba ushaka aho kuba ubwo ufata hano muri iyi ndege uhakore nk'aho kuba. Nuko uwo mugore akomeza abaza Virgile ati se ni iki gitumye uri aha ngaha wa mugabo? Virgile aramwihorera aramubwira ngo ushaka wakomeza ukigendera kuko ibindi ntabwo bikureba, wibyivangamo. Nuko uwo mugore gusa nyine akomeza kubona hari ikintu Virgile amuhishe, bituma adashira amakenga. Wa mugore yakomeje guhagata Virgile amubaza ibintu byinshi. Virgile aramwihorera, gusa Virgile akomeza kugenda arakarira uwo mugore, kandi mu by'ukuri uwo mugore yari yamufashije, yamuhaye ku mazi, yamuhaye n'ibyo kurya. Nuko Virgile agenda yerekeza hahandi yararaga, n'uwo mugore aramukurikira amuhata ibibazo byinshi cyane. Mu kugera aho ngaho Virgile yararaga, wa mugore nawe ari kuza ahasatira nyine, kandi niho hari hazahabu. Virgile yararakaye ahita amukubita igiteye cyo mu mutwe, Virgile ahita yica wa mugore. Aragenda mu kumushyingura aho ngaho yicaye, hashize akanya abona imbwa zaje zitangiye kurya wa murambo wa mugore. Virgile ahita afata icyemezo cyo kugenda akamutwika. Ibyo byose yabikoraga n'umururumba mwinshi cyane, kandi mu by'ukuri yari zahabu nini cyane ku buryo niyo yaba ari abantu 100 yabakiza. Gusa yakomeje kugira umururumba mwinshi cyane. Nyuma yo kwica uwo mugore bwarongeye bugera mu mugoroba, ariko butarira cyane yakira telefone, ari Kefa umuhamagaye, aramwitaba aramubwira ati imashini nayibonye ariko ntabwo byoroshye kuza nanone, ntabwo biransaba kuza nihuta, ni ukuza ngenda gake, ukomeze wihangane. Nuko bakimara kuvugana Virgile arebye hirya abona imodoka. Kubera umururumba mwinshi cyane n'ubugugu bwo kwanga kugira ngo batamenya ibyo afite, yanze guhagarika iyo modoka ngo ayisaba ubufasha, kandi mu by'ukuri yayihagarika akayisaba ubufasha bari kumufasha yewe nayo iyo zahabu byagira cyangwa se akabasaba ubufasha, gusa bikarangira. Gusa kubw'umururumba mwinshi cyane yarabyanze, ntiyagira icyo ababwira. Imodoka irakomeza irigendera, aranayihisha kugira ngo ahubwo batamubona. Gusa muri iryo joro muri uwo mugoroba yaje guhura n'ibyago, ubwo yabonye haje inkubi y'umuyaga. Murabizi mu butayu umuyaga uba uhari, nta biti bihari, nta bintu bifata umuyaga. Waraje n'ivumbi yirukanka akiza amagara nyine, gusa umuyaga warihutaga cyane, waje kumufata birangira umuhutaje, umucanga uramutaba, asanga n'igiti nyine kimujomba mu nda. Bwakeye yisanga aho ngaho aryamye, umucanga wamuzuyeho, wagira ngo bamutabye ari nko kwitaburura. Gusa kubw'amahirwe yarakangutse nyine. Ubwo murabyumva, umuyaga ntago yakakaza uwagasize amahoro. Noneho ibintu byari bigezeho bitamworoheye, arangije amaze kwikuraho umucanga, aho kugira ngo arebe ko yakiza ubuzima bwe, ahubwo yahise yirukanka agenda acumbagira ajya kureba ya zahabu. Yakuhagera yasanze umucanga warenzeho gato, gusa yakuyeho abona iracyari nta kibazo. Nuko mu mugoroba yirambitse nyine, umuntu wananiwe wanakomeretse, yari yavuye amaraso menshi, asa n'usinziriye, abona umuntu umeze nka wa mugore yishe, amusomya ku mazi arigendera. Gukanguka nyine abona nta kintu cyari gihari. Gusa aho bwakeye yabonye telefone imuhamagara ari iya Kefa, aramubwira ngo ndaje ndi hafi, komeza wihangane. Nuko Virgile abwira Kefa ati hano ndi kubona umugore. Kefa nta kuzuyaza aramubwira ati ngo uwo mugore mwice, kubera umururumba mwinshi bari bafite wa zahabu. Nuko uwo mugore ku Kefa, Virgile nta mbaraga yari afite, ubwo uwo mugore yaramufashije. Nuko Virgile amubwira ko nta bufasha bwakeneye, ati ikomereze wigendere. Gusa nyamara mu by'ukuri Kefa nawe ubwo yari yamubereye indyarya, yari ahari ari hafi aho, gusa yari yasa n'uwamwishe nyine yanze kumwiyereka. Nuko ubwo wa mugore arigendera.
nyuma imbwa zaraje ziba zatatse Virgile kuko nta gatege yari afite ku kwirwanaho, birangira zimuriye. Nuko Kefu nawe yabonye Virgile amaze gupfa, ahita aza ko ya zahabu azanye n'imashini. Nuko nawe akihagera umwambi atazi aho uturutse, mu kanya gatunguranye yagiye kumva yumva umwambi uramurashe ahita apfa. Ngaho nguko inkuru uko yabagendekeye byose byarangiye bapfuye kubera umururumba mwinshi wa zahabu, banga kuba batanga wese cyangwa se nyine ngo bake ubufasha bube bahaho n'abandi bantu bahuye nabo nyine. Mbega murabyumva, kugira umururumba si byiza. Mukomeze gukanda subscribe twikomereze no mu biganiro bikurikira.